abana bakiri bato b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya batarageza ku myaka 18. Iki kibazo cyo ukibona ute, giterwa n'iki? Ntibakora ibyabo, hari uwo ntunze se hari uwo ntunze igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo nibagumaho bakakwemerera. Bari abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Uranseka iki mwana wa Kasiyana? Yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite. Avenusia yimbwira ngo ibyo ntiwabishobora by'iki gihe mugenzi. Ntabwo wagira ihaniro ngo ubihane bigukundire. Amazina witwa? Imenyimana Farasko. Farasko warize? Ntabwo nize. Wagarukiye mu wakangahe? Nize mu wa mbere cyumweru kimwe primaire. What is your name? Umuhungu wanjye muheruka mbere ariko ntabwo namenya ahantu ari. Imbeba yaguye mu biryo by'umusaza ayorana n'ibitonora ratamira arakocagura gatangira ati kajyagaye atumva ikijigo cy'umusaza sha. Nuko bukeye bwaho dirijante Nyiraraha amaze kubona abandi kuri social media barimo gutwika ahitagura ka gapira kitwa Ndambi wa Gakiza, maze umva rwiganwa aragenda agura akajipo kangana n'umukandara, amaze kukambara noneho aratembera. Ageze mu muhanda atoragura igihumbi. Atoragura igihumbi yunamye ngo agitoragure, baba mubonye amenyo baraseka. Basetsa ahita agira igihunga, noneho ahita akurura ka kajipo igipese kiba kiracitse, noneho yajipo biraguye iguye, maze suku tunyagira twese iratunyagira. Abantu bajya ku rubaraza iratunyagira. Ubwo uzi ko yatunyagiye 2 ku busa bwa Reyo. Umva ngewe uwa ntangaje n'umuzamu. Umuzamu bamuhereza umupira agiye kufata, nuko nagira imbere y'izamu gutya mpita nk'umwaka mpita mwifubika kugira ngo imbehe itanyicira. Ndavuga nti nanjye akazi k'izamu nagashobora. Urumva mugende kuva akazi k'izamu nagashobora. Ngiye kumva baravuze ngo irondo ryivanze n'ibisambo by'amadada. Bati noneho bagiye kuvangura ibisambo ahangaha ngo n'irondo ahangaha. Igisambo kimwe bagifashe bati winjiye mu modoka y'abandi gute? Ati ngiye ko ninjiye mu modoka, ninjiye mambwira ngo zankinisha filime, bukeye abanteye inda y'abana 2 y'amadada. Mu gitondo ngiye kumva numva ngo bafunguye cyane. Ibaza furi noneho. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza. Mwarwaye iki koko abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose. Murabanza mugahera ku induru ikavuga, bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe, nahuye n'Imana navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Telefone yanjye hari ukuntu isona, nshaka kukiramo ka kantu kavuga ngo musore Imana yamubwiye ngo nzaguha umugore mwiza ngo uhere amafaranga kandi kiramo imbaraga, ndi Imana ndabivuze nzabikora. Aragenda aricaye, uwahuye nawe akamubwira Imana abwiye ko azaha umugore mwiza n'amafaranga. Arazamuka ava mu myaka 28 agera muri 42 Imana yarabivuze. Abonye bikomera avuga atari Imana ko yambwiye umugore ikambwira n'amafaranga kuki itabimpaye. Uwajya kwibaza impamvu idakora ibyo yavuze. Ngo ari mu nzira ajya kurusha aho yahurira nayo ahura n'umukobwa aramubwira tugiye he? Ati ngiye kubaza Imana impamvu yambwiye umugore n'amafaranga ntibimpe. Ati nanjye uyimbarize, yambwiye umugabo ngize imyaka 32 uyimbarize impamvu itamumpaye.
ati ndumva atari njye njyenyine burya yakujeho yadukujeho turi benshi. Ageze hirya ngo asanga igiti giteye hejuru y'amazi ariko cyarumye. Igiti kiramubwira ngo ugiye, ati ngiye kubaza Imana impamvu yamye umugore n'amafaranga. Ati nanjye uyimbarize, ibiti biteye hejuru